Muraho nejejwe no kubakira muri tea house iri Kimihurura aho benshi bakunze kwita mu Myembe. Abanyakigali murahazi. Hi, how are you? Tea house Kimihurura ni space ifite ibikorwa bitandukanye nshaka kukuganirizaho. It's a working space, ahantu abantu bashobora gukorera, nimba uri rwiyemezamirimo, nimba ukorera mu rugo ugashaka ahantu biherera. Tea house Kimihurura is the place for you. Niho waza. Nimba ushaka gukora inama n'abantu bayoboye ikigo cyangwa ikigo ukoreramo ahantu h'abantu 5-10 horoheje, Tea house Kimihurura. Niba ushaka gukora amahugurwa, ibyo byose birahari. Hari na space cyangwa se hari ahantu hanini ushobora gukoreramo ibirori, anniversaire, mushobora gukoreramo dote, mushobora gukoreramo ibintu bitandukanye, kandi ibyo byose mwana bikoze barabatekera bakabagaburira. Tea house Kimihurura rero akarusho iyo uri umuntu uje ukavuga uti genda ashaka gukodesha space yanjye ukwezi, baguha access cyangwa se uba ufite uburenganzira bwo gukoresha boardroom, uba ufite uburenganzira bwo gukoresha workshop meeting room, uba ufite uburenganzira bwo gukoresha venue for free for the month, uko kwezi uhari. Tea house Kimihurura ifite ibintu byinshi, ifite ahantu abana bitoreza kubyina, guhamiriza, ifite ibintu byinshi. Rero adresse yaho iri kuri video munsi, ubandikire ubahamagare uzaze kuhasura, nugira ibirori, nukora ubukwe uzaze kuri Tea house. Ntabwo burya nkunda kwihererana amakuru.